yego bizakozwe teka ryo muraho neza amahoro harimo se musaza Kajuga arimo ubwira ze musuhuze nawe yo ndamubonye imbabazi ari ugamba rwihera utica umugambi bakwita inyamibwa muzi imbere ukabishoza mihigo y'igihamya uri umugabo utanyuranye n'abandi ukaba imanzi mu banyamakuru ukabaseye mutakiri muraho muzehe Kajuga uraho mugabo udatenguha nta mahoro uraho mugabo umwami akundira ibirori mbese uraho uraho inyamibwa izigenda imbere uraho nyagura n'ishyo n'ingoma wanze gutatira bagutumye tukwitishoza mihigo mu banyamakuru uwo mugabo udatenguha kagira imana cururuka shoza mihigo rwa gitingo gahorana ibirori gahore ku ngoma gahorana imana n'u Rwanda ni mu murenge wa Mukindo ni mu karere ka Gisagara nahazwi nko mu mukindo wa Makwaza hatwarwaga na Nyaruzi rwa Haramanga wari warigometse ku ngoma y'umwami Ruganzu Ndori ndi kumwe n'umusaza yambabariye Karori uzwi nka Kajuga n'umusaza w'imyaka 94 ubu ngubu tujye kuganira rero ku urugendo rwe n'umusaza wabaye ibwami abikira ndetse akanabambura umwami reka tugaruke ku rugendo rw'ubuzima bwe noneho tubwire muzehe Kajuga byagenze gute kugira ngo wisange ibwami kugira ngo nisange ibwami najyawe na data angejeje akaba yashakaga ko mucungura ubwo noneho hari igihe cyo gutarama no kubambura umwami ubwo gihe data aza kumpa inanga ndacuranga ubwo tuze kugeza igihe baba ngo ni saa 7 ni naho igabana ryabaga rirangiye uwagiye kubikira umwami arambwira ati nushaka ruhuka umwami aribikiriye reka tubijyane gake gake noneho utubwire dutangire byagenze bite mbere na mbere kugira ngo nyine wisange uri ibwami byagenze bite kugira ngo nisange ndi ibwami nuko nakoze ibiri byiza nkakirwa ubwo maze kwakirwa wagezeyo gute byagenze gute nahagejejwe na data kuko data niwe wari umwiru kandi akaba ariwe bacurangaga abikira umwami namubambura noneho ubwo hangejeje muri icyo gitaramo ndatarama mu gitondo batigiye kuki byabaye ngombwa kakujyanayo niye yari afite kandi ubwo icyo gihe yashakaga ko mukura kugira ngo avehe kugira ngo kuko yari amaze kunanirwa akuze bati ufite umukura mukora ati ndamufite noneho ubwo ajya kumurika ubwo agiye kumurika igihe cyo kubikira umwami kigeze bati wa mukura wa Kajuga nahaguruke azabikira umwami ubwo ndagenda umwami ndamubikira kubikira umwami cyangwa no kumubambura byabaga ari iki ubundi kubambura umwami kwari ukumubyutsa hakaba ingoma imubyutsa hakabaho inanga imubambura nyine imubyutsa nanone kumubikira kwari ukumucurangira ukamuha n'ibisigo bimusinziriza hakaba n'uwamuhanaguraga mu mutwe kugira ngo akunde abone ibitotsi ubwo yaza kumara kwibikira rero ukareka gucuranga ukareka bya bisingizo ukareka bya byivugo noneho ubwo rero bati umwami aribikiriye ubwo rero nanone igihe cyazagira cyo mu gitondo uwamwaraga iruhande n'abavuga ati umwami ageze igihe cyo kubambura ubwo bakaguha inanga imubyutsa ukayikubita ugashyiraho ibyivugo byinshi n'imitako myinshi ubwo umwami akabyukuruka yamara kubyukuruka rero yamaze kubyukuruka noneho ubwo abasanganiza b'umwami bati wowe Kajuga ukwiye gutaha umusimbura wawe ari ugukuye turamushimye hanyuma byagenze gute kugira ngo umenye gucuranga iyo nanga ko twumvise ko mu kujya kubikira no kubambura umwami byasabaga yuko umuntu amenya gucuranga inanga wowe byagenze gute wewe warabyigiye
kugira ngo mbyige natangiye gucuranga, data yatangiye kubinyigisha mucurangira ku bibero, akampa uko ncuranga. Ubwo bigejeje hagati maze kumenya ubwenge neza, ati akanyigisha inanga ibambura umwami mu gihe yaje kuruhuka, bamuhaye ikiruhuko, akampa inanga ibambura, akanyigisha inanga ibambura umwami, akanyigisha n'imubikira. Ubwo ariko akubitaho n'ibisigo bimubikira, bagakubitaho ibyivugo byinshi bizamubambura. Ubwo kugira ngo nakirwe kwa ruko. Hanyuma iyo nanga mwacurangaga byatandukaniraga hehe? Byatandukaniraga ku majwi cyangwa byatandukaniraga ku ndirimbo mwaririmbaga? Byatandukaniraga ku ndirimbo twaririmbaga, bikongera bigatandukanira kuko iyo wacurangaga hari imuhira si yo wacurangaga ibwami. Ubu wakubitagaho imubyutsa, ubwo bakakwigisha n'ibisigo bizajya bimusingiza avyuka, n'ibyivugo byinshi bimubyutsa. Ubwo noneho ukabona uko ubambura umwami. Hanyuma wamubamburaga rero wamenyaga gute ko wagiye kwibikira? Byagendaga gute? Ariko unatubwire ni ikihe kintu cyagutonze muri ibyo bintu? Ikintu cyagicanze kubanza kuntonda ni ukumubambura, naho kumubikira kuko bose baba bagikanuye, uriya uba uri iruhande rwe nibwo uguha igihe cyo kumubikira. Ubwo aragaruka kuko uba uri hafi, uba wegamye, mbega tuvuge nk'uko wakwegama gutya ku cyumba mbabwiye urusika ntimwarumenya, ukegamira inyegamo, noneho ukaza bakubwira ati mwami arashaka kubikirwa, ugatamika rero ukamubikira. N'uwabaga muri iruhande nawe amukuyakuya, yaza kumara kwibikira, wa wundi muri iruhande niyo bagukomaga, ukamenya ko umwami yibikiriye. Uti mudatenguha wibikire ububambuka, uramenya udasinzira ubusinziriye, uri inyamibwa muzi imbere ukabishoza mihigo y'igihame, ukaba umugabo udatenguha abandi. Gahore mu ngoma nyakutunga, gahore mu ngoma nyakubyara, gahorana urugori nk'ababyeyi, gahora uduhetse, ingoma ni iyawe. Ubwo ni inanga ukubita uyibwira ayo magambo, ubwo ikaba umubikiriye rero. Hanyuma rero bikagenda gute rero? Bigaho tubwira ibyagutondaga. Ikintu cyantondaga, icyantonze mbere kwari ukumubambura, naho kumubikira biroroshye. Byagutonze gute rero kumubambura? Dore kumubambura, dore ukuntu byabanje kuntonda. Naragiye igihe baza kugira ngo baze kumpamagara, aho naryamye basanga n'iby'ubwana burimo, nanjye ndacyasinziriye. Ubwo kandi bikavuga ngo icyo gihe ntabwo bugisinziriye, birashaka ngo cya gihe kigera ubukizi. Noneho ubwo umenye uti iki gihe isaha mbega use ube warayanditse mu mutwe n'igihe. Ubwo noneho uhaguruke ntawe ukubwiye. Je babimbwiye kabiri ariko ntibyongeye kuntonda, kuko ubwo nahise mbifata kugira ngo data agiye kuruhuka, nawe yarageze ahaga, yarakuze. Data yapfuye afite imyaka 115, yarakuze cyane. Noneho rero kandi akaba ari umuntu wemerwaga ibwami, akaba ari umuntu wari ukiranutse. Bajya kumutuma turamenye uzatuzanira umukiranutsi nkawe, kandi bigasaba ngo nimba uri ibwami ntibishaka kujajaba, bishaka ngo inzoga uyinywe bayikuzaniye, haba hari uyibazanira. Akazana nk'inzoga ebyiri ugasoma, ukumva ukavuga akakubaza ati inzoga baba ariyo baguhaho, wakumva itaguhaniye utishwe. Akazana indi, wasoma uti irampaniye, akagenda hari agacuma rero kubikira kabaga gafite amacupa 3 ntarengwa, ukakanywa kwayo manywa. Batangiraga kutugaburira igihe babaraga bati nagasusuruko karakubye inyana ziratashye. Ubwo wamara kurya ukongera ukanywa ya nzoga,
bongeraga kuguha indi noneho icupa rimwe nimugoroba umwami amaze kwibikira. Ubwo ukaganira n'umwami, ukaganira n'abataramyi. Ni nacyo gihe iyo wumvaga bavuze bati igabana rirarangiye. Igabana rero utaza kugira ngo nabo bagabane igihugu. Igabana kwari ukugaba inka nijoro n'ibisonga bye bigabira abagaragu baje kubisura, n'abatangiye kugabira abagaragu b'imbere b'inyuma, akavuga ati nakana naka barasigaye basaga n'abari ku rwandiko. Ubwo noneho nawe rero umubikira ukamenya uti igihe niki, ukaba witeguye, ukaba wakenyeye, ukaba wasobanuye ya nanga, ukumva ko ya majwi akuri mu gituza. Ubwo ukagenda ukegama kuri ya nyegamo hariya ibwami, yabaga aryamye imbere yawe atyo, uretse ko mutabonanaga, hari hakingijwe n'izo nyegamo. Wamara kwegamira izo nyegamo rero ugatangira rero ukamuririmba, ugacuranga uti inka ziratashye mudatenguha, haratashye, aratashye nyir'ingoma, aratashye rugori baririmba, aratashye nyir'igihugu, aratashye umubyeyi w'u Rwanda, aradukamira ntabwo yadukinishije, ni mu mubikire. Ubwo ni gukubita ya nanga. Ubwo noneho wamara kumuha bya bisingizo n'inanga, wa wundi bari kumwe akaza kuza kugukoma inkokora, ukamenya ko umwami yibikiriye. Nawe ukagenda ukibikira ukaryama. Waza kugeza igihe ya saha ikaba yarakwiyanditse mu mutwe abamburirwaho. Mbega batangiraga kumubambura inkoko zibika, niho batangiraga. Inkoko zitwaga inkoko za mbere ntizabikaga nk'iziki gihe zibika mu gitondo. Ubundi inkoko za mbere barakurekaga, iza kabiri zitangiye kubika ukabura byutse, ugacuranga ukamubikira, bambaka ukamubambura, ugatangira ucuranga mpaka kugeza ku gasusuruko. Wagira ku gasusuruko ukamuha ibisigo byo kugira ngo bambuke. Uti bambuka neza ukwiriye igihugu, bambuka neza ukwiriye u Rwanda, wanze gusubiza inyuma bagutumye tukakwita ingangare mu bahizi, ukaba ingangare y'igitengo. Wanze gusubira inyuma n'abagutumye, ukomeza urugamba nk'abarurwaniriye, gahorana ingabo, wanze gukina n'ibigwari mudatengo. Ubwo umwami yabyukuruka mwese, abakobwa babaje, ubwo bakavuza impundu, abagaragu bagatangira bakivuga, mukamuha ibyivugo byo gukwira u Rwanda. Ubwo batagasusuruko korateye, mukamukurikira mukamugeza aho bamukarabiriza. Nuko bamara kumukarabya rero, ubwo noneho ubundi mugatangira namwe mukaruhuka. Yego, noneho reka tugaruke noneho ku buzima bwawe bwite nyuma y'aho ngaho, nk'umuntu wari umaze kuva ibwami. Ibwami wahavuye ryari, wahavuye bigenze gute? Ibwami nahagiye muri 45. Kuri 45 nahavuye muri 52. Ubwo 52 umwami niho yaraciye ubukoroni. Ni nawe batangiye kuzana nk'ibi byerekeranye na repubulika, uretse ko bitari bihuye. Ati abantu murakandamiza abandi, hazi icyo twitaga igabana. Ubundi niwe waciye ubukoroni cyane ubuhake. N'ubuhake, yaciye ubuhake. Ubwo ajya guca ubuhake yarebye asanga wabaga uragiye inka n'umugaragu waziragira ari nk'ijana, wazakora ikosa bakaza bakazinyaga zose. Ati noneho abantu bagiye kwica abandi. Ubwo noneho yashyizeho icyo bita igabana, wabaga uragiye nk'ijana ugatwara 40, waba uragiye 60, nyirazo agatwara 40, ugatwara 20. Bityo nyine niho ubugaragu ati nanone kuntaramira, muzajye munsura, sinshaka kuzongera kubikirwa. Nange mbereke ko ubwo aciye icyo bitaga ikiboko,
ko umuntu yakosaga atakoze ibitunganye bakamukubita 8 ikiboko aragiciye nta munyarwanda wongeye gukubita undi. Ubwo aratangiye rero abantu arabatunganyije abagabe arabagabe. Mbega ubirebye Rudahigwa ni wewe wari ugiye kugera mu kigero nk'icya Kagame, ariko Kagame wararenze, kuko Kagame ubona atungishije abantu bose nta tungo atazanye muri iki gihugu. Ariko n'undi yari abitangiye nawe yaciye ubuja nk'uko ubona Kagame abwanga. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo gihe uko nabyumvise wowe wavuye ibwami icyo gihe kubera yuko Rudahigwa yaraciye ubuhake, byagenze bite? Navuye ibwami ariko Rudahigwa aciye ubuhake, aciye guhakwa, ashyize kwigabana ati abantu bose nibareshye hoyo gusuzuguza undi ubundi. Hanyuma wowe wagabanye iki icyo gihe? Icyo gihe hagabanye data niwe namucyuriye umunyafu, nahabanye nk'umunani. Ndaza data atwara 4 na atwara 5 ampa nk'3, ampa izo nsaga 3. Ubwo niho yatangiye no kugira ngo anshakire umugore, ankwera muri zimwe atwaye naho izange ntiyazibaza. Babyitaga gucyura umunyafu. Inka banaga mbere niyo yabaga imwe wayibanzaga kuyihaso, ukaba umucyuriye umunyafu, ukamenya ko uri umwana, ndetse ubwo akakubara mu bandi. Ako kanya niho wabarwaga no mu bandi bagabati umwana wa naka, umwana mbega gwe ngutangaho nk'urugero, umwana wa Semutakirwa acyuriye Semutakirwa umunyafu. Ako kanya yajyaga ajya mu gitaramo cyaho utari, agatarama akaganira, waba udahari bakamugutumaho ati mwene Semutakirwa babitaga kugira ati yaratiwe, yagiye mu bandi bagabo yacyuriye nk'umunyafu. Mbega nk'uko umwize ukavuga uti icyo nkoreye icya mbere ukakigura inka ukagenda ukayihaso, niwe munyafu. Nk'ubu mububakira amazu, mbega nk'ubu mutwubakira amazu abana mutwigishije, ni ukuvuga ko iyo umwubakiye niwe wa munyafu umucyuriye. Bikaba bigaragaza ko wakuze uti nahaye data umunyafu. Umunyafu si inkoni bagukubita, umunyafu n'icyo ubanjije so kumugabira, uwo niwe munyafu rero. Hanyuma nyuma yaho rero birumvikana ko umaze kuva ibwami ugataha ucyuriye so umunyafu, ubuzima byaje kugenda gute? Se waje gushyingirwa ryari? Ubuzima bwaje kugenda gute? Ubwo yaje kunsabira kandi akabwira abo nasanze ati muramenye ntabwo umwana wanjye azongera kunywa amazi kireka atinze mu ubu buzima, kuko mumuhaye kugira ngo anywe amazi. Ati nimba inzoga itabonetse ni mumuha amata, ati nimumuhata amazi bw'amata yanywaga bizamuhinduka. Ubwo nashatse umugore 5 nahavuye muri 53. Ubwo nshaka umugore 5. Kuva ubwo rero ndubaka. Yiwe data nawe yapfuye muri 60, nawe apfa ya myaka 120 yujuje. Ubwo asiga ndi umugabo mu bandi, asiga nanjye na abona byaye nabashyira ku murongo nk'uko wanshyize ku murongo. Ni nacyo gituma bamunyitiriye niwe Kajuga, nanjye mu rundi ruhande nitwa Kajuga. Buri izina ryawe rya Kajuga niho rikomoka? Niho rikomoka, niwe wanyiyitiriye. Bugi bw'amati ntukitwa Yambabariye ahubwo witwa Kajuga. Ubwo none kunyita Yambabariye yaravugaga ati ndakize mbonye uzankura. Yashakaga abagore, yashatse umugore wa mbere amubyaraho abakobwa 9, nta muhungu yigeze abyara. Ashatse uwa kabiri amubyaraho abakobwa 7. Abo bagore yarabashadishije, buki yashaka mama ari uwa 3. Agiye kumbyara mbyara ari mfura ye, amukw'inkezi 2. Ubwo noneho
ndetse nyuma yanjye ahabyara abahungu 3 tuba 4 n'abakobwa 2 atubyara turi 6 ahita imbyaro kunyita Mbabariye se uko yapfushije ahubwo yavuze ati ngize Imana mbonye umukura ni nkawe yagasenze Imana akavuga ati Imana yambabariye kuko ikampa umwana w'umusore ati ngize Imana mbonye umukura niko kunyita iryo zina ati yambabariye rwose nkabona umukura ukarandera neza kandi andera nyigisha na n'ubu mbega ibyo yanyigishije ni byinshi sinigeze njya mu ishuri barumuna banjye yarabigishije ginamubwira ati kuko utanyigisha ati cyo nakwigishije umurage wawe ni inka kandi umurage wawe nubona gutoje nawe uzagutunga ubwo tugakurikirana data hagiye kunywa kagwa ati ngwino umerekeze tukagenda kaganira n'abandi nawe akagaba yari afite abagaragu yari afite n'inka nyinshi yavanye ibwami ubwo nk'abakaba afite n'abashumba ubwo noneho ati abashumba ati jewe sinshaka umushumba uzaba umuja Rudahigwa yarabiciye muzajya muhakwa mbagabire akageza igihe agaba imbega mu kugaba ntawagabaga ku manywa icyo gihe wabaga afite abagaragu 3 abane abo yashakaga kugabira yabagabaga mu masaa 3 mu masaa 4 bari ku kibindi cy'uruwago hari yabaho noneho yaza kugeza mu matara marira agatangira akagaba se mutakirwa muhaye inka uyu muhungu muhaye inka umuhaye ubwo noneho aje basigaye n'aba nabo bazagabana iki gihe niki ubwo mugatangira mukajya ibwami hanyuma muze waje hanyuma rero waje gushaka umugore umwe waje kubyara abana bangaye byagenze bite naje gushaka umugore umwe turananirana bukeye nshatse uwa kabiri nawe njya mu mahanga msa n'uhezeyo usanga yaragiye niko gushaka uyu turi kumwe twarasezeranye ubu ufite nk'abana bangahe yewe abana bari bake abakobwa ari 4 umugore wanjye wa mbere mukuru wabya abana 4 batatu b'abakobwa n'umuhungu wa 4 uyu nguyu aho muzaniye namuzanye ari umukobwa se umugore naraheje nawe yabyaye umwana umwe w'umuhungu niwe nyir'urwo rugo wubatsa ufite nk'abuzukuru bangahe yewe abuzukuru babo bakobwa ukubiseho nabo bahungu bagera muri za 30 kwari benshi bageza abuzukuru bagera muri za 30 hanyuma abuzukuruza se abuzukuruza maze kugera abuzukuruza 7 nturagira ubuvivi ntabwo ndagira ubuvivi urakoze ngurwo rero urugendo rw'umusaza yambabariye Karori uzwi nka Kajuga twaganiraga ku buzima bwe wabaye ibwami ashinzwe kubikira no kubambura umwami hanyuma uwo murimo akaza kusoza mu mwaka w'1952 akaza gusubira mu buzima busanzwe